ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza mugakurikira ntibibe hamwe ntihabe handi bikaba ahantu amagana ibihumbi igihugu se ubwo kiba kikiriho ko mwashize mutabaho mu kuvuga rero abantu bavugishije ukuri ayo makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo niba mujya mukurikira amakuru simbizi nko mu bindi bihugu umuntu umera atyo w'umusazi agatwara abantu akabatwara ahantu abantu benshi magana ngaya akababwira ibyo bakora akababuza kurya akababuza gufata iki akababuza kugira gute abantu bagapfa watanze 1000 wavanyemo 3 bikajya kurangira bakuvanyemo 20 ibyo nabyo ntimubizi ntibibabamo hano hari utabizi maze rero baragiye ukuntu babarindagiza umuntu waje akora ikibi ariko yitwikiriye Imana wari kuvuga ngo ariko se umuntu uvuga ibintu by'Imana ndamuvugaho Imana ntinyumva nabi banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga ibitubahirije amategeko ntibikwiye kubaho ubwo nabwo nabonye ku media bavuga ngo ibi bintu ariko banza perezida atabizi ibintu byo gufunga insengero ni icyaha ndabizi ntabwo nshaka wumpa ruswa ngo munjyaho mu izina ryiza ngo buriya byabaye ko atabizi kandi mbizi ahubwo sinabishaka na busa ibintu by'akajagari aho ariho hose noneho niyo byaba biri mu madini ntabyo nshaka nzabirwanya rwose niyo mpamvu mwebwe nk'abadepite n'abandi mufatanyije n'izindi nzego hajyeho uburyo buyobora abantu mu nzira yumvikana budafite uwo buhutaza iyo mvuga budafite uwo buhutaza ntabwo mvuga muri abo ngabo babirimo bakora ibyo bakwiye guhutara abo mvuga badakwiye kugira icyo bahutaraho n'aba baturage mukwiye kuba muyobora abanyarwanda nibo mvuga yewe
Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Maze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa ibiki. Izi minsi mbibona kandi si bwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse, sinzi niba bamwe mubyibuka, hari abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate amakanisa cyangwa niki ukabona amakanisa mu Rwanda ngo amakanisa bafunze ibihumbi, amakanisa ibihumbi niki? Mwarwaye iki koko Abanyarwanda? Ariko ngira ngo ni ibibazo byo kuba Abanyafurika dufite ikibazo rwose. Imbaraga twari dukwiye kuba dukoresha gukemura ibibazo bya buri munsi bitureba, biduha umutekano, bituzamurira ubukungu, bituma Umunyarwanda atagira inzara, atagira biriya bibazo navugaga zose mugiye kuzimarira mu bintu. Ko twagize iki kiganiro tukakiganira bihagije ndetse bigasa nkaho hafashwe umwanzuro, habaye iki nyuma yaho ku buryo twongera tugasubira hahandi? Ubu koko mwebwe nk'Abanyarwanda n'aba bicaye, mwebwe abadepite mwicaye hano bwanyu, ubu hejuru yo kuba umudepite mwumva mufite aho mushingira ku buryo buri wese muri mwe yagira ikanisa mu gikari cye? Ukaba umudepite, ukaba umupasitori, ukagira ikanisa, warangiza erega abantu bakabishyura n'udafite na wa wundi wabujije ibikorwa byari bikwiye kuba bimuha amafaranga, agomba kwishakamo amafaranga akuzanira akaguha. Ni ukuvuga rero abantu bavugishije ukuri, aya makanisa amwe yagiyeho kugira ngo abantu bakamure na duke abantu bafite bibonera umutungo wabo. Ibyo tuhora turwanya bya
ruswa, corruption, ikimenyane, icyene wabo, ibyo nta na rimwe tudakwiriye kuba tugaragara ko tubirwanya kuri buri wese hose mu gihugu cyacu. Nicyo kivamo umuco ugomba kutugaragaraho ko dukorera abanyarwanda bose nta guhitamo uwo dukorera n'undi usigara aho ngaho kubera ko adafite inshuti ye, kubera ko adafite umuvandimwe, kubera ko ibigomba kumugeraho ntibimugereho. Niyo ntambara ya mbere turwana nayo muri politike yacu, niyo ntambara tumazemo imyaka 30. Ubu tugiye kongeraho indi 5 muri iyi manda bamwe muri twe twarahiriye. Ntabwo yaba 5 y'ubusa cyangwa 5 yongera ibibazo, ni 5 yo kugabanya ibibazo biriho.